Dutangira agafilm kacu ko uyu munsi atereka umusore ari ahantu rwose ubona ko ategereje umuntu arangije agahita afata ibintu rwose by'umutuku akagerageza kuba yabisiga rwose ku gikumwe cye arangije agahita abishyira ku itama ubona ko ashaka kugira ngo ahari abantu nibaza bagira ngo rwose yari ari kumwe n'umukobwa arangije agahita amusoma hariya noneho agahita bihasiga ubwo muri ako kanya hagahita haza undi mukobwa rwose ari kumwitegereza ari kumwe n'undi musore wa musore arangije agahita amubaza ati bite Roza amaze gute se surprise rero gusa naguteguriye surprise ubwo mukobwa wundi nawe agatabwira uriya musore wundi bari kumwe ati uyu musore rero yitwa Lucky ni ex wanjye wa kera arangije agatamubaza ubona ko rwose atunguye cyane ati none se uri kunywa wenyine hano koko ubwo umusore nawe agatamubwira ariko yageza kuba yamwereka ko rwose yari kumwe n'umukunzi we ndetse yanamusomye hariya ariko amubwira ati oya rwose ntabwo ndi jyenyine hano ahubwo nuko umukunzi wanjye rwose aba yagiye hirya gatoya agiye kuri toilette ubwo mukobwa arangije agamubwira ati osa rwose nta kibazo niba bimeze gutyo arangije agahita akicara ubona ko atabyishimiye cyane ariko abwira uriya mukunzi we wundi ati osa rwose nta kibazo ndi kumva rero bimeze neza ubwo umukunzi we nawe ariko yicara ubwo umusore wari wibereye hano agahita akomeza kubwira wa mukunzi we ati ndi kubona rero muberanye rwose muri couple nziza ubwo umukobwa nawe agahita amubwira ati cyane rwose nyine turaberanye cyane kandi turakundana arangije agahita amubaza ati none se umukunzi wawe we hari hehe ubwo umusore agahita akomeza akamubwira ati mu by'ukuri rero yaragiye kuri toilette gatoya ahubwo sinzi impamvu atinze arangije agahita akomeza akamubwira ati reka ahubwo njye kumureba rwose ndebe ikibazo yagize mubwire rwose abanguke kandi twe twabonye ko uno musore rwose nta mukunzi afite ahubwo ari ukugira ngo abace ko yakwemeza uriya mukobwa wundi ngo bahoze bakundana cyane ubwo arangije agahita ageze ahantu rwose agahita abona undi mukobwa wiyicariye arangije agahita amubwira ati unyihanganira gatoya ese nagira akantu ngusaba ubwo umukobwa wari wicaye hano agakomeza akamwitegereza wa musore nawe agahita akomeza akamubwira ati urumva nyine umukunzi wanjye wa kera rwose ari hariya ubwo rero aka kanya ndagira ngo wigire nkaho uri umukunzi wanjye ndakwinginze mfasha nkeneye ubufasha bwawe kano kanya ngo muri ako kanya wa mukobwa agahita aseka rwose ubona ko agiye kubyanga wa musore agahita avanayo amafaranga menshi agahita yamuhereza amubwira ati ntugire ikibazo ibintu byose urakora kano kanya ndaza kuba nabyishyura cyangwa se ndaza kuba nawe kwishyurira ubwo wa mukobwa nawe ubona ko rwose amafaranga nta bintu adakora agahita yafata akayabika arangije agahita amubwira ati sawa rwose nta kibazo turumvikanye arangije wa musore agahita amufata rwose akamujyana amufashe ubona ko ari umukunzi we ubwo bagahita baza bageze ahantu wa mukobwa wundi agahita amubona agahita abasuhuza ati bitese umeze gute ubwo umusore agiye kwicara rwose agahita yibuka ko agomba kuba yamuhereza keya arangije agahita akamutegurira intebe rwose ubona ko ari kwemeza wa wundi bahoze bakundana ubwo mukobwa amaze kwicara wa musore agahita akomeza akamubwira ati ubura rero n'umukunzi wanjye mushyashya Zoe ubwo mukobwa nawe agahita abona hari uno musore ariseriye arangije agahita amubwira ubona ko yamukundaga cyane ati sawa rwose nta kibazo ndi kubona ari umukobwa mwiza ubwo musore nawe agahita amwikeza rwose ubona ko bose bamaze kubona ko ari umukobwa mwiza ubwo mukobwa agahita akomeza kumubaza ati none se uno musore rwose wamubonyemo iki gituma umukunda ese wamukunda koko ubwo mukobwa nawe uriya musore yari yishyuye agahita atuza akanya gatoya ubwo musore ubona ko rwose atunguwe cyane agahita amubwira ati nyiyagira ikindi kintu uvuga arangije agahita afata amafaranga rwose akayamuhereza mu ibanga amaze kuyamuhereza wa mukobwa ubona ko yikundiraga amafaranga agahita ababwira ati cyane rwose ndamukunda cyane ubona ko yishimye agakomeza kubibabwira rwose anabimwereka ubona ko rwose byanga bikunda bakundana muri ako kanya ubwo mukobwa ntiyanyurwa nawe arangije agahita amubaza ati nyine ni ikihe kintu wamubonyemo ndakunyise rwose mbwira nk'ikintu na kimwe ubona ko ahari atangiye kuba yakwicuza ubwo muri ako kanya wa musore wundi agahita amuhereza andi mafaranga akimara kuyamuhereza agahita amubwira ati ikindi kintu rero namukundiye azi kwita ku bakobwa ikiri rwose ni umukire cyane rwose amaze kuvuga ko ari umukire wa mukobwa wundi agahita amubwira ati none se ibyo ngibyo uri kuvugaho ko uri seriye ubwo umusore nawe agahita akomeza akamubwira ati cyane rwose nyine ni seriye kubera ko tukimara gutandukana nahuye nawe ndangije ntangira aka business gato gaciriritse none aka kanya kabashije rwose kuba kanteza imbere aka kanya ndi mu bakire ba mbere rwose ba hano mu gihugu cyacu ubwo muri ako kanya wa mukobwa rwose ngo ari ex we kugira ngo amwemeze agahita yegera wa musore rwose wari wazanye amubwira ati aka kanya rero uno musore rwose yari ampropoje tujye kuba twakora ubukwe mu minsi ya vuba ubwo wa musore nawe agahita amubwira ubona ko ababaye cyane ati sawa rwose nta kibazo amahirwe masa rwose Imana izabubakire nawe urangije agahita ahindukira abwira wa mukobwa wundi ati aka kanya rero mpereza impeta yawe rwose nanjye
kugira ngo amwemeze, ngo muri ako kanya wa mukobwa agahita amucira isiri ko agomba kuba yamuhereza andi mafaranga menshi. ubwo umusore nawe ubona ko yashokoraga ibishoboka kugira ngo yemeze uriya mukunzi we na kuriya mukobwa wahoze ari umukunzi we agahita yimuhereza, arangije agahita ahaguruka akabwira abantu bose ati uzi n'ikindi rero, ubona ko agiye kuba yamuporopoza, arangije agahita atera ivi agahita abwira wa mukobwa wundi ati none se Zoe wakwemera ukazaba umugore wanjye, ubona ko ari kumuporopoza. ubwo wa mukobwa wundi ari kubibona, wa mukobwa kugira ngo abyemere agahita areba mu ikofi, wa musore nawe arebye rwose agahita abona ikofi nta noti isigayemo cyangwa se n'amafaranga asigayemo kugira ngo abyemere, arangije agahita amubwira ati oya rwose ntabwo nabyemera, ubona ko ahise amukatira. ubwo mukobwa wundi agahita abyishimira rwose kubona amukatiye kandi arashaka kumwemeza. ubwo wa mukobwa agahita yihagurukira amubwira ati aka kanya rero imikino yawe irarangiye ndetse irajyanye n'amafaranga yawe, agahita amwaka n'impeta ye, arangije agahita yigendera akamusiga aho ngaho. umusore muri ako kanya ubona ko asebye agahita yicara, ubona ko ashaka kuba yajya kwigendera. ubwo muri ako kanya wa mukobwa nawe agahita yegera wa mukunzi amubwira ati unyihanganire cyane rero aka kanya ndagukunda cyane njyewe. ubwo muri ako kanya ubona ko nawe hari atamukundaga, agahita akomeza akamubwira ati nanjye rero mfite ubwoba ko aka kanya rwose turangizanyije. ubwo arangije nawe agahita ahaguruka agiye kuba yakwigendera. ubwo wa mukobwa agahita akomeza akamubwira ati ese wakwihanganye rwose akanya gatoya basi kugira ngo utansabira rwose imbere y'uyu musore. ubwo wa musore nawe agahita amubwira ubona ko nawe yari yamwishyuye ati ya rwose byarangiye wanyishyuye kuba nawe ndi kumwe nawe kugeza saa 3 none aka kanya byageze. arangije agahita ahaguruka agiye kwigendera, arangije agahita anamubwira ati ahubwo ampereza ni impeta yanjye rwose naguhaye. ubwo wa musore nawe ubona ko rwose abyishimiye, wa mukobwa agahita amwitegereza rwose agahita yimuhereza nk'uko yari amaze akabimubwira. amaze kugenda rwose ubwo bagahita basigara hano, ubona ko rwose bose batunguwe cyane ko umwe yaragerageje kuba yakwemeza undi kugira ngo abone ko yabonye rwose undi mukunzi, ariko bari kubeshyanya. ubwo umusore arangije agahita amubwira ati aka kanya nyine dusigaye twenyine, ubona ko ajya kuba yamutumiriza icyo kunywa. arangije agahita amubaza ati none se natumiza icyo kunywa tukaba twinywera, ubona ko nyine bajya kuba kwiyunga muri ako kanya. umukobwa ubona ko rwose nawe afite amasoni agahita afata icyo kunywa cyari kiri aho ngaho amubwira ati ntugire ikibazo rero aka kanya njyewe ndagifite, reka dukomeze akandi gafilime kacu. ntiwibagirwe like na subscribe nimba rugamije kuri iyi channel. dutangira agafilime kacu kuri uyu munsi turi ku mukobwa uri mu cyumba, ubona ko rwose yishimye, nuko arangije agahita afata ishuka rwose akayivana ku buriri, kumbi ku buriri yarishyize rwose igipupe cy'imbwa wagira ngo ni imbwa iryamye. ubona ko rwose yishimye muri ako kanya, arangije agahita atangira no kuvanamo imyenda yo hejuru. nuko muri ako kanya umukobwa bari kumwe mu cyumba, arangije agahita amubwira ati gira vuba vuba rwose ndi kumva umukunzi wawe ari kuza. ubwo umukobwa nawe yitonze agahita afata rwose masike y'umusaza ushaje agahita agerageza kuyambika yambwa, muri make bigaragara ko ari umuntu uryamye ku buriri kandi rwose ari umuntu ushaje. nuko arangije agahita akomeza kwivugisha ati mana nyagasani biraza kuba rwose ibintu bishekeje cyane kandi nkunda pranka. muri make rwose uno mukobwa yari yateguriye pranka umugabo we cyangwa se yateguye kuba yamukinisha. nuko muri ako kanya agahita yumva arahageze, arangije agahita abwira wa mukobwa wundi ati ihishe rwose vuba vuba turebe ukuntu biraza kugenda. ubwo muri ako kanya agahita agenda akajya kureba rwose akaryamana na cya gipupe, ubona ko rwose ahari wagira ngo ni umusaza uryamye. ubwo muri ako kanya wa mugabo we nawe agahita yinjira rwose, ubona ko afite n'indabo mu ntoki kandi yishimye, muri make ubona ko amwishimiye. nuko bitewe n'ibyo abonye ku buriri agahita atungurwa cyane rwose, muri make ahari yagize ngo umukobwa ari kumuca inyuma. ubwo umukobwa muri ako kanya ubona ko yasetse cyane rwose, ibyishimo byenda kumwica. ubwo umugabo muri ako kanya rwose agahita abona n'imyenda y'umukobwa yatangiye kwikubita hasi, muri make wagira ngo hari ukuntu byagenze we n'uriya musaza. nuko arangije agahita akomeza kwivugisha ati mana nyagasani ese ni gute koko wankorera ibintu nk'ibi ngibi koko. nuko agahita akomeza kuvuga cyane ati ukazana undi muntu rwose mu buriri bwacu. nuko agahita agira umujinya mwinshi cyane, arangije agahita amubwira ati ariko urabizi n'ikindi rwose njyewe nta kibazo mfite. nuko muri ako kanya umukobwa ubona ko yishimye cyane rwose, wa mukobwa agahita akomeza kumubwira ati ntabwo rero nanjye ngomba kuguhisha ko mfite umukunzi wanjye cyangwa se undi mukobwa dukundana. nuko amaze kuvuga gutyo wa mukobwa rwose bya byishimo yari afite bigahita bihinduka rwose umubabaro. nuko wa mugabo muri ako kanya agahita akomeza kumubwira ati reka muhamagare kano kanya rero. ubwo ya nshuti y'umukobwa muri ako kanya iri gukamera byose uko biri kugenda, ubwo
mugabo agahita akomeza kubwira uno mukunzi we ati reka noneho nanjye muhamagare kugira ngo mubwire ko rwose umubano wacu natwe tugiye kuwushyira ahagaragara tutazongera kuwuhisha ukundi. Muri make rwose umukobwa yabikoze kugira ngo rwose ashimishe uno musore bakundanaga, ariko umusore nawe rwose yari yifitiye undi mukobwa. Arangije agahita amubwira ati nimba rero nciye inyuma nanjye reka muhamagare kugira ngo rwose kibe kimwe kuri kimwe. Ubwo umukobwa muri ako kanya amaze kumva rwose umuhungu bakundana avuze gutyo, arangije agahita atungurwa cyane. Ubwo umugabo muri ako kanya nawe akaza rwose n'umujinya mwinshi, arebye wa musaza wari uryamye aho ngaho agahita atungurwa cyane. Arangije agahita avuga ati mana nyagasani, mbega ni imbwebwe. Nuko wa mukobwa ubona ko atunguwe cyane rwose bitewe n'ibintu uno musore yari amaze kumubwira ko yifitiye undi mukobwa rwose bakundana. Nuko wa musore muri ako kanya amaze kubona ko rwose ari icyo kintu cyari kiri aho ngaho ko atari umusaza, nuko agahita akomeza kuvuga ati none se niba iki biri kujya mbere hano cyangwa se byagenze gute. Nuko wa mukobwa arangije agahita amubwira ati rwose ni prank nagerageza kuba nagukorera kugira ngo ndebe urukundo nkunda uko rungana. Nuko arangije agahita akomeza kumubwira ati ariko rwose mbaje kuba nabona ko rwose wifitiye undi mukobwa hari njyewe utankunda. Nuko arangije agahita akomeza kumubaza ubona ko atunguwe cyane ati none se koko ufite undi mukunzi kandi uri kumuhamagara koko? Kumba arebye rwose umuntu yari ari guhamagara yari wa mukobwa rwose bari bari kumwe bari gutegurira prank umukunzi we. Nuko muri ako kanya wa mukobwa abonye ko rwose bagiye guhita bamuvumbura, arangije agahita afata telefone akayikubita ku gikuta hirya. Ubwo aba ngaba bose bari kumureba. Nuko arangije agahita akomeza kuvuga ubona ko rwose afite ubwoba ati rwose rancitse, yikubita hasi nanjye ntabishaka. Nuko wa mukobwa arangije agahita amubwira ubona ko rwose yamumenye ko uyu mukobwa ari we umugabo we yari ari kuvuga. Arangije agahita ababwira ati none se rwose iragucitse, urangije ugahita uyishugunya ku gikuta. Nuko arangije agahita akomeza kumubwira ubona ko yihebye ati njyewe rero nawe nakekaga ko rwose turi inshuti magara, reba ibintu byose twakoranye cyangwa se twateguranye, none koko ni wowe ubashije kuba wangambanira ugakomeza uryamana n'umugabo wanjye ukanca inyuma koko. Ubwo muri ako kanya wa mugabo agerageje kuba yamusobanurira agahita abona umukobwa ntabwo ari kubyumva. Nuko wa mukobwa nawe agiye kuba yamusobanurira byose uko byagenze, wa mugabo arangije agahita amubwira ataravuga byinshi ati none se mukundwa, ngwino rwose tujyane mu gikoni tubiganireho twitonze kugira ngo rwose ibingibi bikemuke, ndakwinginze ngwino tujyane. Nuko umugore muri ako kanya ubona ko rwose nta bintu ari kumva, arangije agahita ahaguruka n'umujinya mwinshi akabwira wa mukobwa wundi wari rwose inshuti ye magara ati rwose ijya mukunzi w'umuntu. Arangije agahita agenda yihuta cyane ubona ko arakaye cyane rwose, agahita abwira na wa mugabo we ati nawe rwose ujya mu kuzimu, muri make ari kubifuriza ibintu bibi. Nuko arangije agahita yisohokera ubona ko ashenguwe cyane kandi ababaye n'ibintu rwose abo ngabo inshuti ye bamukoreye. Ubwo amaze kugenda rwose wa mukobwa ubona ko rwose bimutunguye cyane ndetse n'uyu mukunzi we rwose bimutunguye. Wa mukobwa muri ako kanya agahita abwira no mugabo we ati rwose ukuntu bigenze ntabwo nabitekerezaga. Nuko wa mugabo muri ako kanya agahita amusubiza ati rwose ntugire ikibazo, araza kugaruka kandi naza kugaruka rwose nibwo ibi bintu byose turaza kubimusobanurira. Muri make rwose n'uyu musore ndetse n'uyu mukobwa hari ntabwo bakundanaga. Nuko muri ako kanya ibyo ngibyo bibaye uko igihe cyakomeje kugenda, kwa musore yakomeje kugenda, wa mugabo ku mugoroba arangije agahita abona rwose wa mukobwa araje. Arangije agahita abwira uno mukobwa ati ndi kumva rwose agarutse, reka tugende kugira ngo tubashe kuba twamusobanurira byose. Nuko ahagurutse agahita abona ikintu rwose cyamutunguye, kumbi wa mukobwa yari yaje rwose afite n'undi musore atazi bari gusomana rwose ahari ubona ko bakundana. Nuko wa mugabo arangije agahita amubaza ati none se uyu musore ninde? Nuko wa mukobwa arangije agahita amubwira ati uyu musore rero bamwita Eduard. Nuko wa mugabo agahita atungurwa cyane agahita areba wa mukobwa rwose bari bari kumwe. Wa mukobwa nawe muri ako kanya ubona ko atunguwe cyane. Wa mukobwa rwose n'umugabo we yari yababaje agahita akomeza kwivugisha areba rwose wa musore yari azanye ubona ko ahari bakundana ati ntabwo rwose nakwizera ko ushobora guhura n'umuntu mutaziranye ugahita umukunda rwose bwa mbere nawe ukabakunda cyane. Muri make ari kubwira umugabo we ko bahuye rwose bagahita bakundana kubera ibintu yari amaze kumukorera. Nuko muri ako kanya bagahita bakomeza gusomana. Muri make n'umukobwa ari kugira ngo ahime umugabo we cyangwa se mubabaze. Nuko umugabo muri ako kanya agahita amubwira ubona ko rwose bahuye cyane ati oya rwose ibyo ngibyo bihagarike, reka gusoma uwo muhungu kano kanya. Nuko muri ako kanya wa mukobwa agahita amubwira ubona ko rwose yashakaga kuba yamuhemukira ati nimba rero ibingibi turi gukora byo gusomana aka kanya rwose bikubangamiye, ndakeka rwose udashaka kuba wakumva ibyo twakoreye mu gihuru cya parike yacu. Muri make rwose ari kumubwira ko we n'uyu musore hari ukuntu byagenze. Nuko umusore nawe muri ako kanya agahita agerageza kumukorera ibintu bitandukanye, muri make ari kumwereka ko rwose byanga bikunda hari ukuntu byagenze. Nuko wa mugabo ubona ko atunguye cyane agahita abaza n'umukobwa ati seriye koko se ibyo ngibyo uri kumbwira niko bimeze? Nuko agahita akomeza kumubwira ati cyane rwose niko bimeze. Nuko agahita anamubwira ko rwose babikoze n'inshuro nyinshi cyane zirenze imwe cyangwa ebyiri. Ubwo wa mukobwa muri ako kanya ubona ko rwose atunguwe cyane n'ibintu ari kubona. Nuko wa mugabo arangije agahita amubwira ubona ko atunguwe cyane nawe ati ibingibi rwose ntabwo nabyizera ko wabikoze. Agahita akomeza kubwira uno mukobwa ati ese wakoze ibiki koko? Nuko wa mukobwa wundi rwose wari winjiye
yari kumwe n'undi musore arangije agahita ababwira ati rwose rero ntimugire ikibazo twese uko turi bana rwose turi abakunzi kandi tugiye kuba muri ino nzu. Nuko arangije agahita akomeza kumubwira ati weho rwose n'uriya mukobwa bita Niki mugiye gukoresha icyumba gisanzwe, ubwo rero nanjye ndetse n'uyu musore twebwe rwose tugiye gukoresha mu gikoni ntimugire ikibazo ntabwo turababangamira. Nuko muri ako kanya agahita abwira wa musore rwose bise Duwara ati rero reka twebwe twigendera mu gikoni. Nuko umukobwa rwose agahita agenda afunguye igikoni agahita abona hasohotsemo abandi bantu benshi rwose bafite rwose n'ibyapa bimwifuriza ibyiza. Nuko wa mugabo muri ako kanya ubona ko atunguwe cyane rwose bitewe n'ibintu ari kubona, arangije agahita abwira wa mukobwa wari kumwe mu marenga ati nawe rwose ngaho ndebera uko bigenza ibintu adukoreye. Ubwo wa mukobwa muri ako kanya ubona ko wagikomeje gutungurwa cyane agakomeza kwitegereza ba bantu rwose batandukanye bavuye mu gikoni. Nuko nabo rwose bakamureba ubona ko bafite ibyishimo byinshi. Wa mukobwa muri ako kanya agahita abuza rwose wa musore wari umaze kumubabaza ati none se rwose ibingibi byose cyangwa se aba bantu bose bari hano bashatse kuvuga iki? Nuko wa mugabo muri ako kanya agahita amubwira ubona ko rwose we nta kibazo afite ati ibyo rwose nakubwiye nanjye yari puranka. Nuko wa mukobwa arangije agahita amubwira ati nyine ndabyumva ibyo nagukoreye nkuzanira rwose kiriya kibwe mu buriri yari puranka ndabizi. Nuko wa mugabo arangije agahita amubwira ati oya rwose ntabwo ari iyo ngiyo ndi kuvuga. Nuko arangije agahita akomeza kumubwira iyo ari kuvuga ati kuba rwose nakubwiye ko mfite undi mukobwa dukundana kandi rwose iyi ngiyi inshuti yawe ariyo nari ndi kuvuga niyo puranka rwose nari ndi kuvuga. Nuko muri ako kanya wa mukobwa arangije agahita amubwira ati nyine impamvu yabikoze nuko namubwiye ko uri kuba wamutegurira puranka cyangwa se uri gutegura rwose kuba wamukinisha. Nuko arangije agahita akomeza kumubwira ati ubwo rero nawe uno mukunzi wawe yahisemo kuba nawe yagukorera puranka kugira ngo akubwire ko njye nawe dukundana. Nuko wa mugabo yitonze agahita amubwira ati nyine double puranka cyangwa se rwose puranka ebyiri iyanjye n'iyawe. Nuko umukobwa muri ako kanya ubona ko atunguye cyane agahita akomeza kumubaza ati none se izi inshuti zacu zari ziri hano ziri gukora iki? Nuko wa mugabo arangije agahita amubwira ati abangaba rero bari bategereje kugira ngo rwose babashe kuba badushimira ku ntambwe duteye. Nuko umugabo arangije agahita amubwira ati ese ntabwo wibuka ibintu nakubwiye ko rwose ko twajya mu gikoni kugira ngo tubashe kuba twabiganiraho dutuje? Nuko umukobwa muri ako kanya ubona ko ibintu mutari kubyumva muri ako kanya arangije agahita akomeza kumubwira ati ariko se uretse gato rwose aka kanya rero njyewe nta kintu na kimwe ndi kumva. Nuko arangije agahita akomeza kumubwira ati none se rwose bashaka kuba badushimira habaye iki cyangwa se twakoze iki? Nuko umugabo arangije muri ako kanya agahita akomeza kumubwira ariko bajya musobanurira ati nyine rwose ibi bintu bya puranka iyo biza kurangira nkabona rwose urukundo nkunda umaze kumenya ko mfite undi mu girlfriend wanjye cyangwa se undi mukobwa dukundana, agahita akomeza kumubwira ati imbere rero y'izi inshuti zacu agahita avanamo impeta amubwira ati narwita ngo poropoza kugira ngo uzabe umugore wanjye. Ubwo muri ako kanya za nshuti zabo rwose bagahita bagira ngo hari umusore ahisemo poropoza batangiye kwishima. Wa musore arangije agahita ababwira ati mwebwe rwose mureka kwishima kubera ko nta kintu cyo kwishima gihari. Nuko muri ako kanya agahita yitegereza wa mukobwa agahita amubwira ati okay byiza noneho ndakwifuriza amahirwe n'imigisha kuri uwo musore wundi wawe Ricardo. Nuko wa musore arangije agahita amubwira ati oya rwose ntabwo ari Ricardo ahubwo ni Duwari. Nuko wa musore rwose agahita amubwira ati icyo ari cyo cyose njyewe ntabwo nkitaho ubona ko arakaye cyane. Arangije agahita abwira za nshuti ze ati muze rwose tujya kwifatira kamwe twinywere mbagurire kugira ngo ibingibi mbashe kuba nabyibagirwa. Nuko muri ako kanya agahita agenda ari uwa mbere. Ubwo wa musore rwose n'uwo mukobwa yari azanye nawe agahita bagenda bagiye kwinywera. Ubwo wa mukobwa rwose wari usigaye hano nawe w'inshuti ye magara nawe agahita yigendera akamusiga. Nuko wa mukobwa muri ako kanya ubona ko rwose asigaye ari wenyine arangije agahita akomeza gusakuza abwira wa mukunzi we ati oya rwose mukundwa nta kintu na kimwe twakoze nabyo yari puranka ya gatatu. Agahita akomeza kuvuga asakuza cyane ko uriya musore Ricardo ndetse nawe nta kintu bakoze. Wa musore agahita asakuza amubwira ati oya rwose ntabwo ari Ricardo bikosore neza ne Duwari. Nuko muri ako kanya wa mukobwa agahita akomeza gusakuza ahamagara wa mukunzi we ngo agaruke ubona ko ababaye cyane. Ubwo muri ako kanya bitewe rwose n'ibintu byari bimaze kumubaho akabura n'umukunzi mu bintu by'imikino agahita akomeza akavuga ati mana yanjye puranka cyangwa se kuba bakinisha umuntu rwose ndabyanze. Isomo twakugira muri iyi nkuru nuko mu buzima bwacu bwa buri munsi ujye witonda gufata imyanzuro yihuse mu gihe uhuye n'ibikubabaza cyangwa se bigushimisha cyane hato utazabura uwagukundaga cyangwa se uwo wakundaga cyane. Kandi nujya gukorera umuntu puranka cyangwa kumukinisha uzajya witonda cyane kubera ko ushobora kubigira akamenyero ukazahura n'ikibazo kiri seriye cyangwa se ukavuga ukuri byose bigafatwa nk'aho ari puranka cyangwa se ari ugukina bikaba byakubabaza. Nimba rero nawe nkuri gushimishije cyangwa se kwigishije bidusangize wandika muri komenti. Ikindi ntiwibagirwe like na subscribe nimba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel. Ikindi ntiwibagirwe no kuba wayisangiza inshuti zawe kugira ngo nabo babashe kuyibona. Murakoze cyane rero mwari kumwe nanjye King F ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.